Reka tubifurize igicamunsi cyiza mu mwese bakunzi ba Tongo Pro TV Show. Nk'uko mumaze kubimenyera, tugarutse mu makuru y'Umurenge Kagame Cup, aho mu ntara yacu y'Uburengerazuba umukino ugeze muri kimwe cya kabiri, aho ikipe ihagararira akarere ka Karongi ariyo Bwishyura izaba yasuye ikipe ya Gihundwe ihagararira akarere ka Rusizi. Akarere ka Ngororero kazaba kasuye akarere ka Rutsiro, nabyo turaza kubigarukaho neza. Turagaruka ku banyamabanga nshingwabikorwa cyangwa se ba gitifu b'imirenge itatu itandukanye bagomba kwandika ibaruwa batanga ubusobanuro kubera amakosa bagaragaje mu mikino, harimo abakinishije abakinnyi bafite amalisansi, abakinishije abakinnyi bakiniye indi mirenge, kandi ibwiriza ry'irushanwa Umurenge Kagame Cup ritemera ibyo byose. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa mbere ni uw'umurenge bita Shyira mu karere ka Nyabihu, turaza kubagezaho icyo yazize n'icyo ashinjwa. Undi munyamabanga nshingwabikorwa n'uw'umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, nawe turaza kubagezaho icyo yazize kuko umurenge wari wakomeje, ariko hari amakosa yagaragaye mu ikipe ye birangira avuyemo. Undi munyamabanga nshingwabikorwa ni uwo mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Ubwo ni Rubavu ni amakipe abiri y'abahungu n'iy'abakobwa yagaragayeho ikosa, ndetse na Nyabihu umurenge bita Shyira. Abo bose turaza kugaragaza impamvu bakuye mu irushanwa, impamvu bateye forufe, n'icyo bari gushinjwa, ndetse n'uko basabwe kwandika amabaruwa atanga ubusobanuro. Duheruka kimwe cya kane rero, aho umurenge uhagarariye akarere ka Rubavu wagombaga gukina n'umurenge wa Rutsiro, birangira umukino ubanza Rutsiro itsinze ibitego 2-0 iwayo. Ariko bigeze i Rubavu, umukino wabanje Rutsiro yatsinze ibitego 3-1 iwayo. Igeze i Rubavu nayo bayikubita 2, bivuze ngo kubera igitego cyo hanze cyagize agaciro, Rubavu yagombaga guhita ijya kimwe cya kabiri. Ariko hari impamvu Rubavu mu bagabo itakomeje. Icyo yazize ni iki? Rubavu yazize gukinisha umukinnyi bita Twizeyimana. Rubavu yazize gukinisha umukinnyi bita Semahoro Beni wakiniye muri AS Kamonyi. Umukinnyi Semahoro Beni wakoze ku ikipe y'akarere ka Rubavu afite lisansi ya AS Kamonyi. Icyo nicyo cyatumye umurenge wa Gisenyi wo mu karere ka Rubavu ukurwa mu irushanwa. Semahoro Beni, umukinnyi wakiniye Gisenyi akaba ari no mu karere ka Rubavu, niwe watumye umurenge waho uterwa forufe, ndetse na gitifu akaba azatanga ubusobanuro nk'uko namaze kubibabwira. Indi match yari yabaye yari yahuje Ngororero na Nyabihu. Ngororero na Nyabihu byari byarangiye ko Nyabihu igomba kwikarifiya, ariko nabo baza gusanga hari umukinnyi wakinnye mu mirenge ibiri itandukanye, aho bita Twizeyimana Alphonse. Twizeyimana Alphonse yakinnye mu mirenge ibiri, yakiniye umurenge bita Nyabinoni wo mu karere ka Muhanga. Nyabinoni wo muri Muhanga niyo waje gutuma umurenge wo muri Nyabihu uterwa forufe. Bivuze ngo gitifu washyira muri Nyabihu nawe agomba kwandika ibaruwa igaragaza uburyo mu makosa yagenze, cyangwa anasaba imbabazi n'ibindi bitandukanye, kugira ngo ikipe ye ibe itewe forufe yabigizemo uburangare cyangwa n'uruhare ku buryo bugaragara. Niyo mpamvu yandikiwe ibaruwa asabwa ubusobanuro, nawe agomba kwandika ibaruwa atanga ubusobanuro ndetse asaba n'imbabazi. Ahandi habayemo reclamation ni mu mikino yahuje abakobwa b'umurenge wa Mutuntu muri Karongi n'abakobwa b'umurenge wa Nyamyumba muri Rubavu, aho umukino ubanza wari warangiye ari 1-1 wabereye hano i Rubengera kuri Mbonwa Stadium. Umukino wo kwishyura wabereye i Rubavu, abakobwa ba Mutuntu baratsindwa, ariko haza kugaragara ko abakobwa ba Nyamyumba bafite amakosa 2. Abakobwa n'uwitwa Claudine Muhawe n'Imana utagaragara kuri liste, yakinnye atari kuri liste, bamutekinikiye ibyangombwa. Undi mukobwa yitwa Nyiragisangwa Dorcas. Abo bombi nibo bakoze ku ikipe y'abakobwa ya Nyamyumba, byatumye iterwa forufe direct. Bivuze ngo ikipe y'abakobwa ya Mutuntu ihagarariye akarere ka Karongi igomba gukomeza kimwe cya kabiri, kuko ikirego cyayo cyagize agaciro. N'abagabo ba Rutsiro bagomba gukomeza kimwe cya kabiri, ikirego cyabo cyagize agaciro kubera uyu mukinnyi ufite lisansi yo muri AS Kamonyi.
Ikindi kirego cyagize agaciro ni icya Ngororero kuko Nyabihu yakinishije umukinnyi wakinnye muri Nyabinoni muri Muhanga. Ni nacyo gituma abo bagitifu batatu bagomba gutanga ubusobanuro mu nyandiko, bakagaragaza uburyo abo bakinnyi babakinishije kandi amabwiriza agenga irushanwa Umurenge Kagame Cup atabyemera. Reka twikomereze ku makipe uko azahura ndetse n'uko imyiteguro ihagaze mu turere tugiye dutandukanye. Nk'uko nabibabwiye, ikipe y'Umurenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi mu bagabo niyo izakomeza. Impamvu itakinnye ijonjora ni uko igikombe ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'intara cyari kiri mu karere ka Karongi. Umurenge wa Rubengera waharuriye inzira umwaka ushize atwaye ibyo bikombe byombi, niyo mpamvu Umurenge wa Bwishyura muri Karongi wahereye 1/2. Bwishyura rero imaze iminsi mu myitozo, iri kwitegura neza kugira Rusizi. Ejo irahaguruka, abakinnyi bose barahaguruka na komite n'abayobozi ndetse n'abafana babishoboye bazerekeza i Rusizi, aho bazaba bagiye gukina n'Umurenge wa Gihundwe mu cyumweru gitaha. Umurenge wa Bwishyura uzakina umukino wo kwishyura, aho uzakirira ku kibuga cya Birambo mu murenge wa Gashari. Nkurikije amakuru ava muri Bwishyura rero, imyiteguro ni yose, imyiteguro imeze neza, abakinnyi bose nta n'umwe ufite imvune, nta n'umwe ufite ikibazo, imbaraga ni zose. Kandi nkurikije amakuru ahari hanze aha, Bwishyura ihagaze neza. Bwishyura ihagaze neza, bishoboka ko nayo izatera ikirenge mu cya Rubengera ikaba yatwara igikombe ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu. Indi avantage Umurenge wa Bwishyura ufite indi mirenge idafite ni uko nitsinda iyi match ikagera finali yatsinda izakomeza, kubera ko igikombe cy'intara n'igikombe ku rwego rw'igihugu kiri muri Karongi. Ubwo Bwishyura irasabwa gutsinda Rusizi gusa igahita yikarifiya ku ntara zizakina finali zombi mu ntara y'Uburengerazuba zizakomeza. Bivuze ngo intara y'Uburengerazuba izasohora amakipe abiri azaba yageze finali mu bahungu no mu bakobwa. Mu bahungu no mu bakobwa amakipe yombi azakina finali azahita akomezanya. Iyo niyo vantage irimo, niyo mpamvu nakubwiraga ngo Umurenge wa Bwishyura wo muri Karongi ntusabwa byinshi cyane. Urasabwa gutegura iyi match by'umwihariko y'Umurenge wa Gihundwe wa Rusizi, ikajya igashaka amanota 3 ikazaza niwabo igahagarara ku ntsinzi yabo, then igahita ijya finali igakina yatsindwa izahita ikomeza. Umurenge wa Gihundwe nawo ni umurenge uticaye cyangwa umurenge utaryamye, kuko ni umurenge wakuyemo Nkombo, kandi umwaka ushize Nkombo yakinnye finali ku rwego rw'intara. Nkombo ni ikipe igira abakinnyi bakomeye, ariko umurenge watsinze Nkombo ni ukugaragaza ko nawo witeguye. Bivuze ngo ni amakipe abiri akomeye agiye guhura, harimo ikipe yatsinze Rubengera atwaye igikombe ku rwego rw'igihugu, harimo n'ikipe yatsinze Nkombo yakinnye finali ku rwego rw'intara. Urumva ayo makipe yombi arakomeye. Nanatekereza ko ikipe yazava hagati muri izo ifite ubushobozi bwo gutwara igikombe ku rwego rw'igihugu. Ikipe izava hagati ya Gihundwe ya Rusizi na Bwishyura ya Karongi, mbivuze hakiri kare, ikipe izava muri izi ebyiri izatwara igikombe ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Iyi video muyibike neza, ibi nzabisubiramo. Ikipe izatwara igikombe hagati ya Bwishyura na Gihundwe, iyo kipe izatwara igikombe ku rwego rw'intara, igitware no ku rwego rw'igihugu, kubera ubushobozi bwabo mbona, kubera ubwitange, kubera imbaraga yo gushyira mw'iyi mikino y'Umurenge Kagame Cup. Kuba mvuga ibyo si uko napfobeje abahungu ba Rutsiro cyangwa ba Ngororero, ariko ayo makipe yose twagiye tuyasura, twagiye tureba imikorere yabo n'imyitozo n'iki, ni amakipe meza, ni amakipe akomeye, ariko arimo utudeshi tugiye dutandukanye. Niba watsinze ikipe iwawe 3-1, wajya hanze bakagukubita 2-0, nuko ikibuga cy'itapi ntabwo kimenyereye cyangwa hari ibibuga utabashije. Bivuze ngo ushobora kubona amanota y'iwawe mu rugo, ariko hanze ntubashe kwihagararaho. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Rutsiro igomba kwikamata, Ngororero igomba kwikamata, zose zabonye chance zaravuyemo, ariko amahirwe zibonye yo kugaruka mu irushanwa niyo bagomba kubyaza umusaruro kugira barebe ko babasha kugera finali byange bikunde, kuko imwe muri zigomba kuza finali igahura n'izava hagati ya Bwishyura na Gihundwe. Mu bakobwa naho Umurenge Murunda, umurenge uhagarariye abakobwa mu karere ka Rutsiro, ni nawe watwaye igikombe umwaka ushize. Uwo murenge byange bikunde n'undi uratsinda ujye finali, byange bikunde abakobwa muri Rutsiro bagomba kujya finali, kandi n'abakobwa ba Nyamasheke bagomba kujya finali, kuko ayo makipe yakinnye finali ku rwego rw'intara umwaka ushize, Mahembe iragitwara, bageze ku rwego rw'igihugu
abakobwa ba Rutsiro igikombe barakisubiza. Bivuze ngo ayo makipe ntabwo yigeze asenyuka, ahubwo bongeyemo imbaraga kurushaho, by'umwihariko umurenge wa Mahembe waretse ikipe y'abahungu barabateka dushyira imbaraga mu bakobwa, niho ubushobozi bwacu bugarukira. Bivuze ngo intara y'Uburengerazuba ifite amahirwe akomeye yo kuzongera kwisubiza igikombe mu bahungu no mu bakobwa. Aha naho ndabishimangira, mu bakobwa igikombe ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu kizaba kiri hagati y'Amahembe na Rutsiro. Ndumva ari ibyo ngibyo twavuga kuri Pictures ko zagenze, ariko ntitwabura kuvuga mu makosa amwe n'amwe yagiye agaragara mu irushanwa, tunaburira indi mirenge itarakina cyangwa no mu zindi ntara nibarebe, bacekinga amakipe yabo, bacekinga ibyangombwa by'abakinnyi, kugira ngo hatazagira undi muyobozi ugwa mu mutego nk'uwo aba baguyemo, hatazagira undi muyobozi ujya gutanga ubusobanuro, kuko mu makipe 8 niba hagaragayemo 3-4 mu mirenge itandukanye arekarama agahura n'ibibazo, nuko harimo amaguyi nyinshi, harimo gutegura cyane, ariko iyo bigezeho umuyobozi w'umurenge ajya gutanga ubusobanuro, nuko babona ibintu byarengereye. Twizere ko mu majyepfo bimeze neza, twizere ko amajyaruguru bimeze sawa, twizere ko Burasirazuba ari sawa, n'amakipe y'umujyi wa Kigali ameze sawa. Gusa ikibabaje muri iyi mikino ni uko amakipe yakenize ku rwego rw'intara yose umwaka ushize mu bagabo nta n'imwe ikirimo. Karongi Rubengera yavuyemo ku mukino wa mbere, Gasabo nayo amakuru mfite ni uko yavuyemo, Jabana nayo ishobora kuba yaravuyemo, amakuru ntamenya neza n'ay'umurenge wa Kimonyi muri Musanze. Ubwo rero ejo turaba turi ku kibuga cya Rusizi, dukurikirana imyitozo ya Rubengera wa Bwishyura, turebe imyitozo ya Gihundwe, tuzavuga ku cyumweru uko bizaba bimeze. Ku cyumweru tuzaba turi kumwe ku kibuga cya Rusizi, aho nzabagezaho umukino wa Bwishyura ndetse n'umukino wa Gihundwe, ariko tuzageza n'amakuru cyangwa update ku bizaba biri kubera ku bindi bibuga. Rero reka nkomeze mbifurize igicamunsi cyiza mwe mwese bakunzi ba Tongopo TV, komeza ukande subscribe, ukore share, muduhe comment kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro tugenda tubagezaho, babwira ngo byose nimwe dukorera. Tubifurije intsinzi, tubifurije amahirwe masa, nirinze kujya muri byinshi ku mikino yo muri shampiyona y'u Rwanda, ariko nakagaruka.